ya ndaza nk'umuntu nyine ya ndi proud y'umubebe dukundana ikindaza okay ivi hasi maze gushire ivi hasi nyine mwambika link kuko navuze ati gati itariki 14 ngiye gukorera ikintu umukunzi wanje uzabanze ugitekerezaho fresh kuko hari ikintu ukora kigahita gituma kibatandukanya ya ukahava wenda ubonye ko urukundo mukundana ari rwo kubeshyanya cyangwa ikiwe akubeshya kandi wowe uri mu rukundo deeply ya urumva nitondera impano nyine muzaha abantu nyine mwambitse na TV hasi bayita nkatira ya inshuti zanjye ziraho ziravuga nyine ko abantu banzi nyine kutuntu kuduplanka twishi cyane ahitavuga asi ibi bintu si planke yapanze ibi bintu ntago ari planke y'umuhungu yapanze baby yara nyine yanze kumwambika ring ndamubaza ndumva why nukubera iki ibintu wabinkora arambwira ngo iyo isho boy kuliki tenge omeje njalo ndeko tobimba tobo otokaboy ya mbanje gusuza abantu bakurikirana Olenga TV amahoro y'Imana abandi namwe ya uyu munsi ni wa muhungu wanyu Olenga nigarukiye kabisa imbere ya kamera za Olenga TV murabizi nyine iminsi tugeze mu matariki 10 yo kwa 12 abantu nyine baba bagenda ari ibintu nyine biba biri kugenda nyine bigaruka nyine mu matwi y'abantu nyine bavuga ibintu bigiye bitandukanye ariko ikintu kiba kiri mu matwi y'abantu cyangwa kirimo kiravugwa nyine kirimo kira trending yo tugeze muri ano matariki 10 z'ukwa 2 ni Valentine Day cyangwa umunsi nyine tu wabakundanye niko navuga nyine umunsi wahariwe abantu bakundana couple direct sibyo yeah okay for me na jano kugira ngo nyine tuganire twumve nyine duhana ibitekerezo ya nuko nyine abantu bagenda nyine babyumva bagiye uko abantu nyine bagenda babyumva bigiye bitandukanye ya kuri jewe nyine man I'm single bro urumva ndi single kabisa urumva ndacyari gushakisha nimfatisha nzababwira nyine tu urumva kuri uriya munsi ku itariki 14 ya za February nzaba ndyamye nyine kuko ndi single ntabwo ushobora kugenda ndi single ngo njye ku muhanda birumvikana cyangwa ngo ngiye kunywa ngakaji hehe urumva mpasanga abantu basohotse ngenda ndi umuntu umwe ntabwo byakumvikana kandi abantu bari kusohoka ari couple ya ntabwo nyine ari ibintu byakumvikana nzaba ndyamye nyine tu nzaba ndyamye kabisa okay nk'umuntu nyine tu ibyo abantu bakundana narakundanye nabinyuzemo ndabizi ubusingo niko navuga bumereye nabi nyine tu muri no misi urumva bumereye nabi muri no misi kabisa nabwo naho mfiteho nyine tu some experience kintu navuga nyine nk'umuntu wanyuze muri ibyo bintu bibiri Valentine Day mu myaka yashize nyine kuko meruka gukundana mu mwaka wa 2021 umuntu twakundaga naga nyine ago byagenze neza byageze aho turavuga ati tugiye guhagarika nyine urukundo turabihagarika nyine ariko nyine kuri no tariki umwaka washize umukobwa twari turi mu rukundo nyine nagiye kumupropose sibyo nako nyine kuri no tariki y'umwaka washize umukobwa nyine twari turi mu rukundo hari ku itariki 14 Valentine Day murabizi nyine iba unigikorwa ni ikintu kiba nyine ngaruka mwaka ni event igaruka buri mwaka cyane namutaguriye nyine okay indabo nyine nk'umuntu dukundana ndagenda nari nabikoze mu buryo nyine bwa surprise ya birumvikana ndagenda ndakomanga maze gukomanga nakomanze tatanta rimwe kabiri mitanereka indabo hasi z'umutuku indabo za fresh kabisa zahumuraga mitanzitereka hasi ndagenda nyine mitamwihisha mu kajardin kari karaho hafi maze kumwisha nyine mu kajardin kari karaho hafi araza arareba nindushize indabo hano come on ibi ni ibiki nyine biramutangaza nyine byatari
nari ndi kumwe n'abajama banjye se naragiye ndi umwe bahita baza nyine mu buryo twari twabiteguye baririmba bari abashuti abakobwa n'abahungu nyine b'abashuti banjye okay ndabyibuka nyine hari akaririmbo nari ndimo ndarakunda muri iyo minsi ka Iva Buravan bita Malayika bahise bagatera nyine barakaririmba nanjye mbamvuye hahandi muri ka jaride nari nihishe ndaza nk'umuntu nyine ndi proud y'umubebe dukundana ikindaza okay mutamuhereza link Imana ivi hasi maze gushire ivi hasi nyine mwambika link kuko nari navuze ati uyu mukobwa kabisa ngomba kumupropose kuri Valentine Day mupropose iki mwambike nyine impeta ya fiançailles man urumva ibintu byari bindi mu mutwe ibaze kuvuga kuba nanze urigondera i Kigali iki usibye ko nyine ntabwo ibyo nyine mu rukundo ntabwo bibaho cyangwa nta nubwo nyine ushobora kubigenderaho ujya gukora ikintu nyine urumva urimo urajya gukora ikintu nyine ntabwo ibyo ubitekerezaho naratekereje noneho ndavuga okay ushobora gukora bino bintu mu baby nyine mu bantu bose nakuyemo ring mwambitse na TV hasi bayita nkatira n'inshuti zanjye ziraho ziravuga nyine kwa ko abantu banzi nyine kutuntu kuduplanka twinshi cyane ahita avuga asi ibi bintu si planka yapanze ibi bintu ntabwo ari planka uyu muhungu yapanze baby nyine yanze kumwambika ring ndamubaza ndumva why ni ukubera iki ibintu wabinkora arambwira ngo nyine ntabwo bishoboka ibintu nk'ibyo sibyo ngo yankundaga nyine urukundo atekereza ko nyine atari urukundo rw'uko nyine nk'uko njye nabitekerezaga ruri kwerekeza nyine ku bana nyine nk'umugore n'umugabo yarambwiye ngo ntabwo byakunda ndamubwira kubera iki arambwira nyine ngo ubushobozi nyine mfite amafaranga ntabwo anyemerera nyine kuba nyine nafata nyine initiative nkavuga ngo ngiye kumushyira nyine mu rugo ariko nyine nari nabyishizemo nyine ko ngomba kubikora ndabikora ntibyakunda abashuti banjye barambwiye man why baby se mwari mwayipanze kuno se ndambwira ndi nari napanze ko ndamuzanira indabyo then nkahita mwambika ring umukobwa arabyanga ariko nyine ikintu nyine cyaje kubimutera we yambwiye ko adashobora no gukundana n'umuntu nyine kuko twarakundanaga adashobora kujyana mu rugo n'umuntu nyine udafite nyine amafaranga ahagije icyo kintu nyine nicyo kintu natekerejeho nyuma njye nahise nyine ndwara umutwe kuko sinigeze mbona afashe indabo arishimye ngo ibi byari byiza ngo ariko ibuzanye mu bya link ngo ntago byari ngombwa umutwe wahise undya mbwira inshuti zanjye tumaze gufungura icyo kunywa cyari kiri aho hafi ndababwira ko njyewe ntabwo meze neza show nyine isa nkaho imaze iminota itangiye ndababwira njyewe ntabwo meze neza tugende nyine home turebe ukuntu nyine twabigenza nje kuruhuka nyine yandataha umukobwa yaramerekeza urumva agashaka nyine kugira ngo ankore muri mood nari maze kujyamo itari nziza nshire muri mood nziza nyine biranga kuko numvaga nyine yarambaye mu kihe bya hatari mu kugera mu rugo ndaryama hashize nk'iminota 10 ibyo ni ibintu byambayeho nyine ndi gusa nkaho mbasobanurira nyine umukobwa nyine duheruka gukundana twatandukanye kuri Valentine Day ku munsi w'abakundanye bitewe nuko nari mwambitse impeta akambwira ko bitakunda kandi twari turi mu rukundo naragenda ryama ndangije kuryama biba ngombwa ko nyine umukobwa yaza kumamagara mu masaha yarashize maze kuruhuka arambwira umeze gute ndambwira ameze fresh atangira nyine kuma excuse yambwira ntabwo byari ngombwa ko wari kunkorera biriya bintu byibura indabo byo byari ngombwa ariko kunyambika impeta ntabwo wari wihuse cyane mbe ko nyine nk'umuntu wari ufite aho nshaka kujyana naramubwiye dushobora guhagarika bino bintu buri muntu agakomeza nyine ninjye wabimwisabiye nyine kuko nyine uko nari maze kubibona
nabonaga nyine nari maze kubona ko nyine nta kuri nyine kurimo. Ndamubwira dushobora guhagarika bino bintu. Arambwira ati okay ntari bitwahagarika, ariko nyine na n'ubu nyine gikomeye umutima wanjye byatari kuba nyine wari wizeye gukunda umuntu none ukihiringa ukajya kugura iki, kuko iyo mpeta ndabyibuka ndacyayifite mu cyumba yari amenze byatari, urumva ukihiringa ukagurira ikintu umuntu akacyanga kuri umunsi nk'uyu nyine n'ubu biracyandi mu mutwe. Ntabwo nyine ari ibintu nahita nibagirwa byoroshye, akaba ari nayo mpamvu nyine aka kanya bisa nkaho nyine ndi single, ndacyari gusacinga nyine niko navuga. Okay, njya ukuntu ndi kubyumva nyine uyu munsi topic y'uyu munsi mpamvu nayizanye, nujya ku itariki 14 nujya kuvuga ngo ngiye gupropose uyu muntu iki kintu, okay nuvuga ati ku itariki 14 ngiye gukorera iki kintu umukunzi wanjye, uzabanze ugitekerezaho fresh, kuko hari ikintu ukora kigahita gituma kibatandukanya. Ukahava wenda ubonye ko urukundo mukundana ari rwo kubeshyanya cyangwa ikiwe akubeshya kandi wowe uri mu rukundo deeply. Burumva mwitondera impano nyine muzaha abantu nyine mukundana, cyangwa mwitondera impano kabisa. Ikindi nshobora kuvuga ntazibagirwa nyine gituma n'aka kanya kongera kuvuga ngo ngiye gusubira mu bintu byo gukundana bingora, ni ukuntu nyine umukobwa nyuma yarambwiye ngo nyine ntago ashobora gukomezanya imbere n'umuntu nyine utarabona nyine ukuntu yishoboye, iki amafaranga iki ibintu nk'ibyo. Okay, ntekereza ko nyine mu rukundo kujya mu rukundo utekereza amafaranga ntago ari kubabaza umuntu muri mu rukundo. Kanaga story kambayeho nagira ngo nze nkabaganirize. Episode tuzagenda tuzana n'utundi story paka tugeze ku munsi nyamukuru w'abakundanye, ariwe uba ku itariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka. Ni event nyine iba buri mwaka, umunsi w'abakundanye, Valentine Day. Murakoze abari bari kumwe natwe, thank you.